mu gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Maya arimo yivugisha ari nakari gutunganya Evan Ituze yararimo agambirira kumwambura ubuzima akamukurikiza Nina ese aho yaje kubigeraho ubundi se ubwo azabigeraho ese ubundi azaba muhora iki munyemerere n'ubundi inkuru yacu tuyitangirire kuri Maya Evan n'ubundi abakiri kurira Maya akajya amubwira ngo ariko ubundi wacecetse uri kurizwa n'iki urabona hano hari umuntu n'uyu n'umwe ugufitiye impuhwe ukuntu buri kuntesha umutwe aho nyoko ari suhaze utekereza yuko ngufitiye impuhwe gusa Evan kuko aba ari uruhinja atumva ibyo Maya ari kuvuga wakomeza kurira Maya umujinya uramwica ahera akakubita umwana muto cyane w'uruhinja urushye Evan akarira cyane arahaba yicaye ahera akabyumva akaza agihuta azabaza Maya tibite ku mwana numva none ari kurira cyane bigenze bite ko numva arize nkaho hari umuntu ugize icyo amukora Maya ati nawe wintesha umutwe ubu se ndagira stress z'uyu mwana ngire n'izawe urumva se bamukoze iki urabiyobewe se ko abana batoya biyenza uru n'uruhinja ubyibuke kandi ntago nyina hari nyine ngo amuhibere urumva yabuzwa n'iki kurira arati Maya please ndakwinginze mugore mwiza ndagusabye niba unkunda koko mbabarira unkundira umwana uyu mwana ari kunyura mu buribwe ahari wenda nawe muri waba yiyumvisha yuko mama we atakiriho Maya ati none se ubu ngubu gute atabyiyumvisha kuva yavuka se yigeze yonka azi nuko konka bimera se nyine arabyumva nubwo adashobora kuvuga ariko arabyiyumvamo arati rero please mbabarira ndakwinginze ituze wanjye uzamuha ituze ndakwinginze uzamubere mama Maya ati nyenyenyenyenye ituze wanjye uzamuha ituze nta n'isoni wagiye kunca inyuma nabigutumye ko twakundanaga ko wari ubizi ko njye nawe tuzaba umugore n'umugabo ari ibintu twaganiragaho kenshi gashoboka wagiye kuryamana nari nabigutumye rega nta n'isoni ngo ituze wawe ituze nyine akoze impamvu uri kunkandagira nubwo ngiye ntarabyara ariko remember nanjye ndakorewe ndaje ejo bundi mbyare maze ndebe ukuntu uzajya ujya aho ngaho ukantera isesemi ngo ninite kwituze wawe arati basi niba utabishoboye ngira mushakira umukozi Maya ati byarutwa byaba byiza rwose umushakira umukozi njye ndabikunda kurushaho kuko biramvuna arati please Maya wambabariye sibyo Maya tumva rero umubwire wa mugabo we uri umugabo wanjye ndakubaha kandi ndanagukunda ariko reka twumvikane muri uru rugo ndi umugore wawe ukaba umugabo wanjye ugomba gutuza njye nawe dufite uburenganzira bungana muri uru rugo winkangisha ngo Evan every time Evan
ntugishaka no kundeba uri kuvuga Evan. Ubu ngubu mukunze rero kano kanya nyina kimutwite se kutabyitagahora keyo utahaye nyina wibuse kuzihereza umwana. Arati Maya, remember he's an orphan. Maya atariko ibyo ntabwo bindeba. None se ninjye wamugize imfubyi? Ninjye wishe Linda se? Ikindi cya kabiri wintera impuhwe pe. Iyo time rwose nayo mfite yo gutakaza ndi kureba ntera impuhwe. Erega umaze iminsi ako ubundi nanone reka nkubaze. Umaze iminsi uryama wimyozagura uri muri ufite ibihe bibazo. Kuva Linda yapfa warahindutse. Neza wagira ngo yarapfuye ajyana nawe. Asiga ikintu kimeze nk'igishushungwa kiri hano gusa. Kuva Linda yapfa n'ubwenge bwawe bwarapfuye, n'intekerezo zawe zose zarapfuye. Siko wagira ngo mwarajyanye. Arati Maya, ntacyo mfite nakubwira kano kanya, ariko ntago norohewe pe. Umutima ubunjya buri kanya, buri dashyika. Banumva umutima unshinja. Maya ati have nigendere. Ibyo byuko umutima wawe kurya birakureba. Ntuntere stress. Maya hereko afata Evan agasohoka ariko yitotomba avuga ati wowe nzakwicisha inkoni ushatse wabaho ubizi neza ko ugomba gutuza kuko hano nta nyoko hariho kukwitaho. Arasigara aho byamucanze ubona afite umubabaro mwinshi. Nta kindi kintu akora ahirako asohoka akerekeza kumva ya Linda. Agerayo akayicara iruhande akitegereza ifoto ya Linda, ari nako n'amarira atemba. Ikiniga ari cyose n'agahinda ari kose, ari nako agira atya ati Linda mugore mwiza, wowe umwe rukumbi kuri iyi si, wampaye icyo amafaranga atagura. Wowe wankunze urukundo rwa nyarwo ruzira uburyarya. Ndabizi neza ntabwo uri kunyumva, nibyo ndi ikigwari, naraguhemukiye, sinigeze menya agaciro kawe ugihari, ariko ubu ngubu ndimo ndasobanukirwa buri kimwe. Kuva wagenda koko nk'uko Maya yabivuze, wagira ngo twarajyanye. Ubu nibwo ndi kubona amakosa yose nakoze. Linda, mukuri ndagukumbuye. Imfura yacu ituze Evan nagira gukumbuye. Buri uko ndebye umwana wanjye arakunyibutsa. Nsigaye ngira n'ubwoba bwo kwinjira mu cyumba aryamyemo, kuko buri uko mukubise amaso ndakwibuka Linda. Narakubabaje, naguteye agahinda, nakoze byinshi cyane bibi, naragutoteje. Ese kuki nabikoze? Ndicuza buri kimwe. Buriya mu by'ukuri nibyo koko ntajya nasobanukirwa ijambo ngo ushatse wabwira abawe ko bakunda ukibabona, aho kuzabibabwirira ku bituro byabo no ku mva zabo batakibasha kubyumva. Ubu nibwo ndi gusobanukirwa uburemere bw'iryo jambo. Linda, kuki koko, kuki wansize?
ese kuki wagiye? Ese basi waba uri kunyumva? Mbabarira mugore mwiza, mbabarira mama w'imfura yanjye. Kuva wapfa nabuze amahoro, sindyama ngo nsinzire. Nakariya yanjye iri kunanira. Ibyo njya gukora byose mu mutwe wawe hahera ko haza mu mutwe wanjye hahera ko hazamo ibitekerezo bigutekereza. Iyo nicaye mbona ishusho yawe mu maso yanjye, nkibuka uburyo wajya gundirira mu maso uri kunyinginga ariko nkagutera umugongo. Ese ubundi nari narafashwe n'ibiki? Kuki ntemeye ngo mbane nawe? Ndeka ibyo nagukoreye byose. Ibi byose ntago byakabaye byarabaye. Ntago wakabaye warapfuye, wakabaye ukiriho. Byose ni amakosa yanjye. Ese ubu koko Imana izambabarira? Ndabuze amahoro, ndarya ntibingera ku nzoka. Isi yambanye akadomo. Iyo nicaye mba mbona n'intebe nicayemo ari ntoya. Mfite ubwoba, ndibaza byinshi mu mutwe wanjye. Umutima wanjye wo ntugerekeraho kurira. Basa hari uruhukire mu mahoro, ariko nanone umbabarire. Rimwe na rimwe banabuze icyo nkora n'icyo ndeka. Lina, reka noneho nkubwize ukuri. Rigeze kukubeshya ko ntigeze ngukunda, ariko duhura bwa mbere mu kuri wanyeganyeje inguni z'umutima wanjye. Nabonaga uri umukobwa w'igitangaza, ariko nanjye sinzi icyampinduye. Narakosheje, naguteye ishavu n'intimba. Wajyanye ibikomere mugore mwiza, ahari aho uri hose ufite intimba. Ariko ubu nanjye ndayisigaranye, narayisigaranye. Ubu nanjye niyo ngendana. Ndakwinginze uzambabarire. Akiri aho ngaho, Lydia aza ahamusanga yarazanye indabyo. Akimubona ahera akarakara, kavuga ati, Al, why are you here? What are you doing here? Uratinyuka? Uri kumva ya Lina? Ali, erega uri no kurira nta n'isoni. Ngo rero bagire ngo warababaye, bagire ngo urababaye. Uri gutekereza ariko ku myaka Lina yari afite. Arati, Lydia, mbabarira mushiki wanjye, mbabarira agahinda nako kunyica. Ngo ntago kica kagira mubi, ariko njye kanyishe magaze. Lydia ati, elelelelelele, kakwishe uhagaze, nta n'isoni. Ahubwo ngize n'amahirwe ndakubonye. Ndashaka ituze Evan. Arahera ko yihanagura agatuza none akaba serious.
kamubaza tugeze ngo iki Lydia ushaka Evan hanyuma uramushanga umukozi iki Lydia ati twarabivuganye nakubwiye kuri ya mwana ugomba kumuma kuko nabyemereye Lina namusezeranyije ko umwana we nzamwitaho ariko neza waramunyine ubundi uriya mwana wamumpaye erega n'ubundi ntabwo wamushakaga wibagiwe kwigize kubwira Lina se ngo ndazayikuremo wibagiwe ibintu byose wamukoreye ukagereka no kumuzanaho inshoreke njye uriya ntabwo mubara nk'umugore wawe ni inshoreke pe arati ibindi ntabwo mbyitayeho ibyo uvuze ntabwo mbyitayeho icyo nitayeho ni kimwe Lydia ntabwo nzigera ngo umwana wanjye uriya ni amaraso yanjye ni imfura yanjye ngomba kumwitaho agomba kuba ari mu maboko yanjye Lydia turibeshye uriya mwana ngomba kumwitaho ari njye ariko ugize nk'umwaka akangera nko mu biganza wazarinda upfa utongeye kubona Evan arati nanjye niyo mahirwe mfite yuko utazigera umukozaho imitwe yawe y'intoki Lydia ati wakigwariwe se ko wanze nyine ubu noneho umwana uramukunze erega uwakubona waje ahangaha yagira ngo ufite umutima neza urumva rwose warashavuye ari ndacyakubwira uri ikigwari kwanza ndanagiye ngiye iwawe ngiye gufata Evan Lydia ahera akagenda akerekeza kwa ari mu rugo undi nawe asigara aho ngaho yitegereza Brina mbese aba ari kwitegereza ifoto ye imbaraga zihamukura akazibura agahinda kakaba kose Lydia rero aragenda akagera mu rugo kwa Al agasanga Maya yicaye Evan baba bamuryamishije hafi aho yisinziriye akinjira Maya aramwitegereza akavuga ati ariko nkawe urinde winjira aha ngaho udakomanze uru ni urugo rw'umugore n'umugabo Lydia ati se ndakomanga kwa musaza wanjye Maya ati nyine ni kwa musaza wawe ariko ibuka ko afite umugore aha ntabwo ari kwa ari gusa ni kwa ari na Maya Lydia ati ibyo ntabwo bindeba ngo harya ngo uri igiki uri umugore wose uri umugore kuri inshoreke byanditse heze kuri umugore ariko ubundi njya nibaza abakobwa bameze nkawe batagira ubwenge baracyabaho ubundi baba baraturutse nkawe wararezwe warorowe si ubundi warerewe ubundi wowe ugira indangagaciro na kirazira uretse kukureba gusa uhagaze ugenda wowe rwose mana mu mutwe wemba mbona rwose nta mind ufite ntabwo utekereza kuko ubaye utekereza ntabwo ari gukora amakosa nk'ayo wakoze uzi ikosa wakoze ni ryo gufata urugo rwari rumeze neza ukarusenya none urwishayemo ese urabizi neza ko urwawe rutazasenyukara kwa kebo kajya wamugarura nabishima aragukoreye nk'ibyo wakoreye Lina Maya tumva mubwire muko ntuze kuntukira iwanjye nangwa nagashiha kuko usarije iwanyu we utarabona umugabo ni ikintu cyenye kiri kugutera umushiha waragumura aho ngaho dore umaje kujanya iminkanyari mu maso none uri aho ngaho uri kunsakuriza wintera iseseme Lydia tugeze ngo iki
reka nkubwire urushako ntago ari isiganwa sheri buri muntu wese ashaka mu gihe cye kandi buryo ibyo uri kundatira haba birimo babiririramo gusa kugira ngo nshake mere nkawe nangwa se nshakane n'umugabo binyuze mu buryo nk'ubwo wakoze shanarorera pe nagumirwa nagumukonde ese ubundi wowe uri umugore kuri inshoreke uru rugo n'urwarina nubwo atakiriho n'urwarina ruzahora rurwo kuko niwe tuzi wowe se ninde ukuzi ndarahira ku Mana yo mu ijuru nta wundi muramukazi wanjye nzi utadirina wowe ntabwo uzigera rwose njya mu maraso sinzigera nanagukunda mayati ko nkunda byihorere kuko ntabwo ari umugabo wanjye ikindi cya kabiri wowe niyo utankunda ntacyo bintwaye ubundi wankundaga ngumike mu buzima bwiza se ujya unshyirira isene kuri akawunti se ngo bigende bite ariko ubundi nanakoroheye wansohokeye mu rugo Lydia ati ntago nsohotse hano ariko ubundi waguceka nawe ubu nibwo ndi kwibuka ibintu byose Lena yambwiye hariya ngo wigeze kumukubita urushye atwite waguceka nawe ukumva ukuntu biryana wakureba urango watimaje ndawayishyize imbere wagira ngo ugiye kurubyara president nangwa minister mayati cyo nzabyara cyose ntago kikureba hako ubundi nkubaze Lydia njye nawe dupfike ko buri gihe ubu nshiwura umbwira nabi Lydia ati njye nta kintu kidasanzwe dupfa ko wasenye urugo rwa musaza wanjye urangije uraza urwicaramo sinabura no kugushinja ko urupfu rwa Lina wowe urufitemo uruhare ase ubundi kuki wikunda ubundi iki gihugu ko cyuzuye abasore hari ubwo ari yari bucura ntago wari kuzabona undi mugabo ariko wananiwe kureka abandi bana ngo bubake Maya nzarinda mpfa ntigeze ngukunda kandi nzarinda mva muri iyi se ntagufashe nka muramukazi wanjye Maya araturika agaseka akavuga tuzarorere Lydia ati ngaho rero mereza Evan Maya ati Evan uramujyana he katari uwawe katari we wamubyaye uramukura muri uru rugo ngo bigende gute Lydia ati mereza umwana ntago naje kunegosya nawe Maya ati nawe ngo haye byaba byiza ahubwo unsohokeye mu rugo ukagenda Lydia atera intambwe yerekeza aho Evan aba aryamye Maya arahaguruka akamwitambika Lydia ati wampa inzira kajya gufata umwana Maya ati naho umujyana ntago ari uwawe uzabyara uba ubundi wowe ntago wacuzera ubundi wowe uzabyara kobwa gusa gasarije iwabo dore iminkanyari yaraje anisoni ubwo rero urashaka umujyana ukajya umwiyitirira ngo waramubyaye cyakoza niba ari byo ushaka kugira ngo bijye bigukura mu isoni kubera ko uzarinda upfa utanabyaye nta kibazo wambwira nkagufasha umwana tukamuguha ariko niba atari ibyo ntumukura hano Lydia ararakara agahera kakubita Maya urushyi rwiza Maya umujinya uramwica yajya kumusubiza ngo nawe mukubite urushyi Lydia akarukwepa
agahera akamufata akaboko akamubwira ati wowe uri cheap, uraciriritse pe, se nta nubwo wireba, urabona wowe wankoraho. Njye sinjya nkangwa n'imirindi y'imbeba, hasoni. Ubwo se uruzamuye akaboko ugiye gukubita nde? Ugiye gukubita njyewe Lydia? Kankubwire Maya, ubu wowe ngiye kuguhana, naguhana kibyeyi, ariko ndi kwifuza ko wabanza ukabyara noneho bakazaduhatera, nkaguhana nk'umubyeyi, nkaguhana nk'uwakubyaye, kuko kano kanya ndamutse ngukubise nshobora kujya muri gereza, kandi ikindi cya kabiri wakwitwaza ko wari utwite ufite intege nkeya. Wambabarira njyewe nawe mu bwumvikane, ukazabyara, wamara kubyara ubundi bakaduhatera, ubundi njye nawe uzakubita undi azajye yubaha undi. Maya ati ndekura se nyine, ko nagukubita ahubwo ukumirwa. Lydia ati wambabarira se ukabyemera, njye nawe bakazaduhatera. Uwa babiri uzaze dushaka ahantu njye nawe tujya, ninguhonda uzanyubahe, ariko nawe nunkubita nzakubaha. Ariko dusezerane ikintu kimwe, ntago nzigera ngukunda nkamura mu kazi wanjye, nawe nushaka ntuzigera umfata ko, uzajya undeba gutyo gusa mbone nk'umunyamahanga, kuko nta kiduhuza gihari. Ntago nzigera ngukunda Maya, kubera yuko nta niri na rimwe uzigera ugira umwanya munini muri family yacu nk'uko Rina byari bimeze. Nta nubwo uzigera ugira igikundiro nk'icyo yari afite, yewe nta n'umuntu n'uyu n'umwe uzigera ukwitaho nk'uko twitaga kuri Rina. Ndicuza kuba ntarakurikiranye iby'urugo rwa Al ndetse na Rina, nari kuba naragukumiriye, ntago wari kuzaza muri uru rugo. Wagize amahirwe uhura na Rina, umwana watojwe, umwana warezwe, uzi kwihangana, utazi gusara no kubwanuka nkawe. Reka ngira ikindi kintu nkubwira, harya ngo urata ubwiza ni seno ufite. Maya ntago uri mwiza pe, ninde se ubundi wagushotse? Nta kintu n'iki na kimwe wujuje, ndetse nta n'ikintu urusha Rina. Icyakora umurusha uburara n'ubwomanzi ndetse n'ubugome, ariko ahandi ntago wakurikira pe. Uriya mwana yari yararezwe, yari afite indangagaciro na kirazira, yari afite umuco, ntago ameze nkawe. Yavugaga atuje, ntiyari azi kuvuga nabi. Icyakubwiraga yuko ababaye nuko umubabaro wiwe wawusomaga mu maso, ariko yari wa mukobwa, akaba wa mugore wari utuje, udafata ibintu byo mu rugo rwiwe ngo abishyire hanze. Uzi nka buri ibintu mwakoreye Rina ari nkawe ubikorewe, watabaza igihugu cyose cyakumenya, wajya ubwira umuhisi n'umugenzi biri kukubaho wowe. Ariko ikikubwira ko mutandukanye, yaracecekaga, akaruca akarumira. Wamubaza ngo umeze ute, akarenga akakubwira ko ameze neza kandi atameze neza. Ndabitekereza agahinda kakanyica, iteka iyo nibutse Rina umubabaro uba wose. Sinjya ndambirwa kumukunda no kumukumbura, iteka mba numva mukumbuye, nuko ibihe bitasubira inyuma ngo byibura agahe gatoya twamaranye ngire byinshi nkosora. Iyaba byashobokaga nakosora byinshi mu mubano wa Rina ndetse na Adi, nakosora byinshi, ntabwo Rina yapfa,
nanyuranye ibihe nubwo ntari Imana kumva wakigwari cy'umugore we muzi kwikunda gusa no kwireba inkuru yacu rero katuyisubikire ahangaha esa ya mahane ya Lydia ndetse na Maya araherera hehe ubundi se Evan baramumuha nangwa nawe bari bumuhe inkuru yitwa warahemutse njyewe nitwa Atete nijye yandika kandi ni nanjye uyibagezaho